Ndabasuhuje cyane mwese bakunzi ba channel Bumuntu 7 TV aho mugiye muri hose hatandukanye. Tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021, muzagire guhirwa iterambere mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Dushimira by'umwihariko abantu mwamaze gukanda kuri subscribe, Imana ibaha umugisha. Twibutse nawe utaragira ukanda ko wakanda kuri iryo bara ry'umutuku handitsemo ijambo subscribe kugira ngo tukomeze tugirane inama, duhana ibitekerezo, inyunganizi, duharanira ubuzima bwiza muri rusange. Amazina y'uwo muri kumwe ni Malayika Kami Kevin. Mukanya turagaruka tuganira ku ihohoterwa ababyeyi b'abamama bakorera abana babo cyangwa abandi bana muri rusange. Ababyeyi b'abamama ni abantu b'agaciro cyane, ni abantu Imana yahaye umugisha ukomeye wo kwibaruka umuntu bakamushyira ku isi, bityo bifitemo ububasha ndetse n'ubushobozi biri hejuru byo gusigasira amahoro n'ibyishimo by'abo bibarutse. Mu Kinyarwanda bivuga neza ngo ni nawo mutima w'urugo. Biranyura, ni ibyo kubahwa, bitera ishema kubona umubyeyi uzi gukora inshingano ze zose nk'uko bigomba, ndetse akazirikana no kureberera abandi babyeyi bagenzi be, urangwa n'urukundo, urangwa n'urugwiro, utagendeye ngo uyu naramubyaye uyu sinamubyaye. Hari isi iri kugenda itakara, hari indi si iri kugenda igaragara ku babyeyi bamwe na bamwe batakibuka kuzuza inshingano zabo nk'uko bigomba, batakibuka gutanga icyo basabwa kubo barera. Rero ntabwo ari ibintu biri kugenda bigaragara neza. Uratekereza niba uri umubyeyi ufite umugabo, mwarabanye, mubanye umukunze, mubanye umwishimiye, igihe kirageze umugabo wawe akubwiye ko afite umwana yabyaye hanze, agusabye ko amuzana mu rugo, aramuzanye. Mu kubikubwira hari ikindi kintu yakubonyemo, yakubonye nk'umuntu washobora kurera, yakubonye nk'umuntu wamubashisha kuba yazamura wa mwana neza, hari urundi rukundo yakubonyemo. Ariko wa mwana akazitwa umwana ari uko se ahari, yaba adahari akitwa umwanzi. Ugasanga uri kumutoteza, uramukubise, uramucunaguje, ukoze buri kimwe cyose mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzi ko biri bumubabaze. Ntabwo ari byiza. Ese utekereza ko waba uri kwihimura, waba uri kuba wakwihorera, cyangwa waba ugira ngo ubabaze mama w'ahari runaka? Ashobora kuba ariho, ashobora no kuba atariho, ariko icyo we wakagombye kuba wakora, rebana n'inshingano zawe. Gerageza wereke wundi waguhaye icyizere ko ushoboye, umwiteho nk'uwawe. Erega wa mwana uri gucunaguza ashobora kuzakugirira akamaro mu gihe abawe bakurumbiye, mu gihe abawe bagutaye, akaba ariwe uzaguhembura mu gihe runaka utazi. Gerageza urangwe n'urukundo. Niba uzi ko wabikoraga, niba ubyumvishe uzi ko ari ikintu cyakurangaga muri ibi, irebe, itekereze wamubereye umubyeyi, itekereze uri kumuganiriza ati mwana wanjye reka iki, kora iki nicyo cyiza. Hari isura gukeneyemo, akeneye ko umubera hahandi we uwo atabaye. Umugabo wawe akeneye ko umwana we abona ibyishimo, kuko akavuga mfite umugore w'akamaro. Kuba uri umubyeyi ngo wuzuze inshingano zawe, ntabwo uri umubyeyi ngo w'umurimbo, ntabwo uri umubyeyi ngo umugabo akumva wowe ntabwo utamwumva. Niba umukunze, mukundane n'ibye akuzaniye. Uwo mwana ni uw'akamaro, uwo mwana ni uw'agaciro mu gihe runaka utazi. Niba uzi ko ari ikintu cyakurangaga cyane, gerageza utuze. Wamusaba imbabazi yaziguha, wamucira bugufi yakumva, yakwishima, yamwenyura, umutima we wakuzura amahoro. Kuko ndemeza neza nawe umukorera ibyo, wibwira ko ufite amahoro, uri kunezerwa, ariko arahugera ukumva ntutekanye. No kwa kumubona ukarakara, ni umwuka utari mwiza, ni umwuka mubi, ni ikintu gikwiye gucika. Gerageza ushake uburyo wakwiyuzuza na wa mwana. Ni uw'akamaro, ni uw'agaciro kuba ari iruhande rwawe. Wabikora kandi wabishobora, kandi uri umunyembaraga. Rero uko hari n'ikindi kintu cyo kugenda kigaragara kitari cyiza, uko umubyeyi yagakwiye kurushaho kwiyumvika umubano mwiza, ahubwo ari kugenda awurandura. Niba uri umubyeyi w'umumama,
ukabona umwana w'umuhungu ukifuza kuba waryamana nawe, umwana ungana n'umwana wawe, umwana wagakingiye umukobwa wawe, umwana wakwicaye ukagira inama, ukumva umufitiye irari, ugashaka kumwereka bya bindi adafitiye ubushobozi, kubimuha ko byose ubishoboye kugira ngo umwiyegereze. Ese urumva turi kujya hehe? Ese urumva abo bana turi kurera turi kuberekeza? Ese wibwira ko uwo mwana azakubaha? Bigutera isoni ukamujyana ahantu runaka ngo ariho mujya guhurira, wahagera bakubaza ati se uyu mwana uje kwishyura ngo meye muri kumwangaha ni muntu ki? Ni umwana wanjye, ni umwana mbere nyina wabo, nawe biguteye ipfunwe. Ese kuki utavugisha ukuri niba wumva ari ibyo kubaho? Uzirikane neza ko uwo mwuka uri gushaka kurema no mu bawe ntawe uzi uri kubareba gutyo w'imico mibi nk'iyo yawe. Kandi wenda mu gihe wabaga uwo mwana uri gushuka uko umwicaje ukamugira inama hamwe n'abana bawe, yakumva ndetse yabasha kurinda bagenzi be bagwa muri ibyo. Ariko niba ahuye nawe ukamwica mu mutwe ukamubwira ko icyo gishoboye icyo kimukorera, agahura na mugenzi we ati iki wagikuye he, akamubwira aho yabivanye, n'undi azagira ishyaka ryo gushaka bya bintu runaka. Wenda azaganira n'umwana wawe nawe amwagiserere gushaka abandi bantu runaka. Ni umuco mubi, ni umuco ugayitse ku mubyeyi w'umumama. Niba bavuze ko ababyeyi ba mama ari umutima w'urugo, mbega ababyeyi ba mama muri rusange ku isi ni umutima w'isi. Ese wibwira ko umutima uhagaze ari iki cyakora? Rero ushobora kuba hari byinshi uwo mutima ugiye kwica, ugiye guhagarika mu rugo rwawe, ugiye guhagarika mu nshuti n'abaturanyi, ugiye gutuma babaho nabi bahangayikishijwe n'abana babo, kubona ibyo bazana mu buzima bwa buri munsi iwabo badafitiye ubushobozi bakabona barabitunze, nta hantu hagaragara babikura. Uri umubyeyi ukwiye kureba ugasubiza amaso inyuma, igaye. Ese we nta gahinda bigutera? Niba ugeze ahantu runaka wumva ko uticira urubanza, menya ko ugeze kure, bityo wagarukiraho. Washaka abantu muganira bakakugira inama. Ushobora kuba umubiri wawe hafite ukundi kuntu uteye warakunaniye, shaka abantu bakugira inama zirahari zagufasha. Twige kuba twafatikanya, twige kuba twarema ubumuntu nyakuri, yaba mu Rwanda rwacu ndetse n'ahandi hose muri rusange. Byakunda kandi byashoboka. Uri uw'agaciro kandi wabera ab'agaciro abo muri kumwe, wabera ab'umugisha ndetse wabera bishema abakugaragiye. Ni byiza cyane rero kwita ku bana bawe ariko wita no ku bandi. Gerageza wisuzume aho uzi neza ko uri kugenda nabi. Ni ihohoterwa ryinshi rigiye ritandukanye ubu ushobora gukorera umwana wawe cyangwa abana b'abandi, ariko biba byiza kwikosora ukaba umunyamugisha, kuko wa mwana wereye imbuto azavamo umubyeyi mwiza ejo cyangwa ejo. Bakunzi b'uwo muntu 7 TV tugiye kuganira. Manuka hepfo gato muri comment, gira inama uha aba bahohotera ndetse n'abahohoterwa. Ese wowe ni iki wumva twakora kugira ngo ibi bintu bicike, byibagirane, ku buryo wazamuka rwa rukundo rwa kibyeyi nyakuri ku bana n'ababyeyi, ndetse buri umwe wese akamenya inshingano ze nuko agomba kuzitanga. Uzirikana neza gusharinga, kuko hari uwo ushobora gufasha, yaba ubirimo cyangwa uri hafi kubyinjiramo. Hari uwo bishobora kumukura, hari n'aho bishobora kumugeza. Se hari icyo wumva twazaganiraho ubutaha, nacyo watandika muri comment. Turahari kukumva, turi hano ngo tugirane inama, duhane ibitekerezo, inyunganizi, tuzamurane. Uzirikana neza ko ibitekerezo byawe ni ingenzi kandi ni iby'agaciro. Ndabashimiye mwese twabanye, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.